yego ayiwe ubwo umuntu iyo aroza abantu ugahitana umwe cyangwa babiri utekereza ko ari we yananirwa, utekereza ko ubwisha abantu ari we bwananirwa, ariko Imana ifite ukuntu ibigenza ubwisha abandi ntibugire icyo bugutwara. Yego ntibukugireho ububasha, nyamara abandi bwarabahitanye. Abo ntibamudahushwa ibikurinze, mutagira ngo bamudahushwa ni abafite imbunda zirimo amasasu gusa. Oya, ibaturinda mu buryo bwombi. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Mu yandi magambo, utarebye neza wabona ko nta Mana ibana nawe. Yego kuko hari abantu bagera mu ngorane barasenze, Imana yarabasezeranyije, Imana yarababwiye ibintu byinshi, bakavuga bati Imana yaradutaye. Ntabwo Imana yagutaye, Imana ibigihari. Ikimenyetso cyacyo ni uko ibizi ikizakora. Ikiranukire aho abantu bareba naho batareba, ubundi wicecekere uzamenya ikizakora hanyuma. Imana ishimwe cyane. Nari mvuze ngo Imana ishimwe cyane. Nari ndimo ntekereza kuri aya magambo. Dawidi murabizi, muramuzi, ntago abantu benshi bazi amateka ye, ntago ndi bumuvugeho byinshi cyane, ariko kimwe cyo ni umwe mu bantu batindanye n'Imana, ni umwe mu bantu babanye n'Imana kandi babana neza. Yego yagize umwete wo kubana n'Imana, agira umwete wo gushaka Imana, ariko Imana iramwiyereka. Umuntu yagize umwete wo gushaka Imana, ni Imana ishakwa kandi ikabonwa. Amen. Cyane iyo binyuze mu nzira ikwiriye. Iyo umuntu ayishatse mu nzira akwiriye kuyishakiramo, niko umwanditsi yavuze, aravuga ngo mushake Uwiteka, ndetse hari umwanditsi wavuze ngo dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Nari ndimo ntekereza kuri Dawidi, kandi ntekereza no ku magambo y'Imana yavuze cyangwa se no ku magambo yanditswe. Ndeba by'umwihariko nari mvuze ngo ni umwe mu bantu batindanye n'Imana, ni umwe mu bantu bagiye babana n'Imana, kandi ni umwe mu bantu bakoze ibyo gukiranuka mu buzima bwabo. Mu buzima bwe yakoze ibyo gukiranuka, mu buzima bwe yagendanye n'Imana, mu buzima bwe yubashye Imana, kandi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Yashatse Imana kandi arayibona, kandi iyo umuntu ashatse Imana arayibona kandi Imana ikaza aho ari. Dawidi yashatse Imana, Imana ibana nawe kandi Imana imuba bugufi rwose. Ariko kuko Dawidi yabayeho mu buzima bwo kunezeza Imana, byatumye Imana imusezeranya amasezerano, imuha amasezerano akomeye. Munsi umwe nari ndimo ntekereza ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 32, yavuzemo amagambo akomeye ku murongo wa 8. Imana yavuze amagambo akomeye ivuga kuri Dawidi wagendanye nayo akiranuka. Iramubwira ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, ivuga ngo nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugomaho. Amen. Amen. Muri iri teraniro hari umuntu wifuza kugendana n'Imana kandi amasezerano y'Imana akaba ku buzima bwe. Imana ishimwe cyane. Nta yindi formule, nta kindi bisaba uretse gukiranuka, nta kindi bisaba uretse kwirinda ibyaha, nta kindi bisaba uretse kwanga ibyaha, uretse gukunda iby'Imana ikunda ukanga ibyo yanga. Nicyo ariko nkaba ndeba ibintu byaranze, nkaba mbona ibyago n'amakuba n'ingorane zose n'ibihombo byose ari nge bizaho. Bigenda gute? Kuba wakiranutse ntago bikuyeho ibyo kuza, ntago byabuze ubukene kuza, ntibyabuze inzara kuza, ntago byabuze ibyago kuza, ariko ndari banga rikomeye ririmo. Imana iravuga ngo nubwo bizaza nzagutabara muri byose. Amen. Haleluya. Nubwo ibyo byabaho, nubwo ubukene bwabaho, nubwo inzara yabaho, nubwo wagerageza gushakisha nk'abandi ntibyemere, ntibikunde, ntabwo bisobanuye ko ahari wenda gukiranuka kwawe kutageze ku Mana. Ahubwo harimo ibanga rikomeye, ujye ukomeza ukiranuke, kuko Imana iravuga ngo nibikomeza byirundanye ariko izagukiza muri byose. Haleluya. Jewe muri uyu mugoroba ndabifuriza gukora ibyo gukiranuka,
abantu babareba cyangwa batabareba, kugira ngo mube inshuti z'Imana. Ahari kuko turi mu isi, kandi umuntu uri mu isi afashe igihe mu ntambara, ibyago n'amakuba nibiza, Imana izaguha isezerano ry'uko izagukiza muri byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Munsi umwe Imana yavuze amagambo akomeye, ibwira Samweli, iramubwira ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Irimo ivuga Dawidi, irimo kumuhamiriza. Yego, ariko muranyemerera twige ijambo ry'Imana. Yego, Imana ishimwe cyane. Ko Imana iduhaye umugoroba w'umugisha, munyemerere tuganire ijambo ry'Imana kandi mu buryo Imana ishima ko turiganiramo. Nari nshatse kuvuga ngo urasabwa gukiranuka, ugakiranuka abantu bakureba. Niba hari ingorane abantu bajya bagira zikababaza umutima wanjye cyane, birambabaza. Njye mbabazwa n'abantu bagerageza bakitwararika aho abantu bareba. Ugasanga umuntu aho abantu bareba, umuntu yitwararitse, aritwararika, batamenya ko ari umunyabyaha, batamenya ko ari umunyangeso mbi, batamenya ko hari ibyaha abamo, mbese akitwararika aho bareba, ariko yagera aho batareba agakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Uyu muntu arambabaza kuko aririganya, yitera ibihombo, aribeshya, arishuka. Yego. Noneho rero ntabwo umuntu uhamagarirwa gukiranuka, agahamagarirwa kuba inshuti y'Imana, akiranuka aho abantu bamureba, agakiranuka n'igihe batamureba. Uwo niwe Imana iha amasezerano. Kandi reka nongere mvuge ngo uyu muntu Imana iramwirata ikavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Ariko kandi nanone kuba Imana ikwirasa ntabwo bizabuza intambara kubaho, ntabwo bizabuza ibibazo kubaho. Oya, ibi nabyo abantu bajye babimenya. Kuba wakiranutse ntibyabuza ubukene kuza, kuba wakiranutse ntibyabuza uburwayi kuza, kuba wakiranutse ntibyabuza n'ibihombo kuza, kuba wagize umwete mu murimo w'Imana ntabwo byabuza ibibazo kuza. Ariko ibanga rikomeye ririmo ni uko utazaheranwa nabyo. Imana izagutabara muri byose. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndumva ndimo gufashwa kandi Uwiteka ahabwa icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Dawidi Imana yaramwirasa iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Kubera iki? Yari umukiranutsi, agakora ibyo gukiranuka, akanezeza Imana. Kandi ibyo ngibyo, ariko ibyo ngibyo nuko Imana imwirasa. Ntabwo byakuyeho intambara za Dawidi. Oya, ntabwo byazikuyeho, kuko yasutsweho amavuta, ariko igihe kiza kugera amaze kwica Goliyati. Kandi ubwo urumva na Goliyati yari imbere ye, wa muntu Imana yavuze ngo afite umutima umeze nk'uko ishaka. Uzi ko na Goliyati yari amutegereje, idubu ryari rimutegereje, intare zari zimutegereje, na Goliyati yari amutegereje. Ariko mwibuke ko muri ibyo byose Imana yaramutabaye. Yego, igihe yahanganaga n'intare ntabwo zamuhitanye, igihe yahanganaga n'idubu ntabwo yamuhitanye. Igihe yari ageze imbere ya Goliyati, Goliyati arimo amubwira ngo ese, arimo avuga ngo ngwino ngo bagira ibisiga. Ntabwo Imana yemeye ko Goliyati ahari avugiriza impundu kunesha. Oya, ku mukiranutsi w'Imana. Ahubwo mwibuke ko nubwo Dawidi yagabaga, kandi nubwo yari umunyantege nke, nubwo nta ntwaro zihambaye yari afite, ariko Imana yaramutabaye. Yica Goliyati, Goliyati ntiyamugiraho ububasha. Ibyo byari bitambutse, ibyo byarabaye biranatambuka. Ariko kandi Dawidi akomeza gukiranuka, akomeza kubana n'Imana, ariko ntabwo byakuyeho intambara. Mu minsi mike amaze kwica Goliyati, ngo Sawuli yarabyishimiye cyane, aramuzamura, amugira umutware w'ingabo, amugira umugaba w'ingabo, yirengagiza ko hari umugaba w'ingabo witwaga Abuneri. Ngo aramuzamura kubera ukuntu Dawidi yarakoze ibintu by'indashyikirwa bikora ku mutima wa Sawuli. Sawuli ahita avuga ngo ndakugira umutware w'ingabo zanjye. Ikintu cyantangaje, Bibiliya yavuze ngo akimara kumugira umutware w'ingabo, nubwo Abuneri nk'umugabo w'ingabo yari ahari, ariko nawe ngo arabyishimira cyane, ntiyagira ishyaka. Ngo guhera uwo munsi
Dawidi akomeza kujya atabarana na Sawuli, bagatabarukana insinzi. Umunsi umwe bajya kurwana, bajya ku rugamba, ariko bavuyeyo biravuze ngo ababyeyi bava mu midugudu yose ya Isiraheli bajya gusanganira Sawuli ndetse na Dawidi. Baragenda bagiye Gibeya ibwami, bakora protokoli nziza nk'abantu bagomba kwakira umwami n'umugaba w'ingabo ndetse n'ingabo. Murabyibutse ko ngo ababyeyi bakoze protokoli bayikora bafite indirimbo, ngo Sawuli ahingutse mu marembo y'ibwami cyangwa se yinjiye ibwami, ngo bamusanganiza indirimbo yavugaga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi we yica inzovu. Ngo ababyeyi bagacuranga bagaca umugara, biravuze ngo bateye iyo ndirimbo. Sawuli ngo ahita atangira kugenda gakeya, agenze gakeya ngo ababyeyi bagira ngo arafashijwe, ngo barongera bashyitsamo cyane, baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi we yica inzovu. Ngo akimara kuvuga ayo magambo, Sawuli aravuga ngo ubwo Dawidi bamubazeho inzovu, nge bakambaraho ibihumbi, hari ikindi asigaje uretse ubwami? Aravuga ngo ubwo nta kindi asigaje uretse ubwami. Guhera uwo mwanya ngo ahita atangira gushaka ukuntu yakwivanaho, atangira gushakisha ukuntu yakwikuraho Dawidi. Ngo ahitamo Rutu, aramumanura, amukura ku butware bw'ingabo, ngo aramumanura amusigira ingabo igihumbi. Kandi muri izi ngabo igihumbi ngo atangira kujya amwohereza mu babisha, ngo akamwohereza mu Bafilisitiya, akamwohereza kugaba ibitero bya hato na hato. Icyo yibwiraga ni iki? Sawuli ngo yaravugaga ngo uyu Dawidi nkwiye kumwivanaho, kandi akamushora muri ibyo bitero byo mu banyamahanga, avuga ngo afite abasirikare bakeya, naramumanuye musigira abasirikare bakeya, natabarana n'ingabo igihumbi ndabizi neza ntabwo azagaruka, Abafilisitiya bazamwica bamwicane n'ingabo. Icyo yashakaga ni uko Dawidi amuva mu maso. Ariko Bibiliya ivuze iki? Haleluya, haleluya! Nubwo Sawuli we yari amuteze iyo mitego, ariko ayimutega, Imana yaramaze kumubwira ngo nzabana nawe, nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ngo Sawuli abwira Dawidi, aramubwira ngo jya kurwanya ababisha banjye, jya kurwanya ababisha ba Isiraheli, jya kurwanya ababisha b'Uwiteka. Wakamushora muri izo ntambara, avuga ngo ndabizi ntari bugaruke. Ariko Dawidi kuko yari inshuti y'Imana, Dawidi kuko yari umukiranutsi, kuko yari yaramaze kunezeza Imana, ngo yatabarana na za ngabo igihumbi, bagatabarukana insinzi, kandi nta musirikare n'umwe yatakaje. Ibyo bintu biragenda bicanganyikisha Sawuli, aribaza ngo namusigiye abasirikare bakeya, ariko ni hahandi aratabara agatabarukana insinzi, ndakora iki? Ngo aribaza mu byo yakora. Murabizi ko yari yaruzuye imyuka mibi yari yaramaze kumufata. Munsi umwe avuye ku rugamba, imyuka mibi ifata Sawuli, babwira Dawidi, baramubwira bati ntabwo utanga ujya iwawe, ahubwo komereza ibwami, umwami amerewe nabi. Dawidi akomereza ibwami, ajya gucuranga. Atangiye gucuranga nk'uko yari asanzwe agenza, imyuka mibi yomoroka kuri Sawuli. Yomorotse kuri Sawuli asindutse cyangwa se avuye mu ibyo bihe bibi by'imyuka mibi yari imufite, arebye neza abona imbere ye ni Dawidi uhari. Sawuli aravuga ati namusigiye abasirikare bakeya, mwohereza mu banyamahanga kujya kugaba ibitero ngira ngo azagwayo, biranga. Ngo ahita avuga ati uyu mwana ni njye umwiyicira. Mbibutse ko Sawuli ari mu ntwari za Isiraheli, yari mudahushwa ku rugamba. Urumva umuntu washoboraga kohereza icumu rigahitana abantu batagira ingano, kwica umuntu umwegereye byari ibintu byoroshye cyane. Kandi musome ijambo ry'Imana, muzasanga Sawuli ari mu ntwari za Isiraheli, ari mu bantu b'ubutwari. Nivuga ngo ari mu ntwari za Isiraheli, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi bakavuga mu ntambara yagiye arwana, bakabyera bakavuga ngo icumu rye ntiryagarukaga ubusa. Oya, yari mudahushwa. Ngo agiye kubona Dawidi ari imbere ye, arimo aracuranga, aravuga ngo ubwo namuteze imitego akanga kuyigwamo, nari nzi ko azagwa mu ntambara, ariko byaranze. Ngo akurura icumu, aravuga ati ni njye umwice.
akurura icumu. Hari ijambo Imana yabwiye Dawidi rivuga ngo zakwigisha nkwereke inzira unyura, zakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ihita ibwira, Imana yongore, reka mbabwire, niba muri iki gihe Imana ivugana nawe, ntabwo yari kureka kuvugana na Dawidi. Imana ibwira Dawidi, iramubwira iti ba maso. Hari igihe umuntu aba ari mu rusengero Imana ikamubwira ngo abe maso, kubw'impamvu zayo, kubera iby'ibibona. Imana mbona ko Imana yongora Dawidi ikamubwira iti fashwa gake, ba maso, kuko yarize ibigiye kumubaho. Yego, mu gihe Dawidi we arimo yibaza ku kirijwi rimbwiye ngo nimfashwe gakeya, ku kirijwi rimbwiye nimbe maso, habaye iki, ni iki kibaye, agiye kubonabona Sawuli akuruye icumu. Kandi arikuru yamaze gukora imibare avuga ati ndarimutera rimwe riramuhanya n'urusiga. Dawidi aba yabibonye ko arikuruye. Mu gihe Sawuli mudahushwa, ndashimira Imana ibana n'abakiranutsi ikabarinda na ba mudahushwa. Ibintu mvuze ntabwo mubyumvishe. Ndashimira Imana ibana n'abakiranutsi ikajya ibarinda na ba mudahushwa. Haleluya! Imana ifite ubushobozi bwo kurinda umukiranutsi ikamurinda na ba mudahushwa. Yego, ayiwe, ubwo umuntu yaroza abantu ugahitana umwe cyangwa babiri, utekereza ko ari we yananirwa, utekereza ko ubwisha abandi we bwakunanira, ari we bwananirwa. Ariko Imana ifite ukuntu ibigenza, ubwisha abandi ntibugire icyo bugutwara. Yego, ntibukugireho ububasha, nyamara abandi bwarabahitanye. Abo ni ba mudahushwa ibikurinze. Mutagira ngo ba mudahushwa ni abafite imbunda zirimo amasasu gusa. Oya, ibaturinda mu buryo bwombi. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Turinda mu buryo bwombi. Muyikomera amashyi menshi. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Sawuli akurura icumu, arikurura Dawidi yamaze kuribona ngo aryohereje. Bibiliya yavuze ngo Dawidi ngo ahita yizibukira kabiri, ararikwepa rifata ubusa, arambika gitari hasi. Ngo Imana ntiyari murinze ba mudahushwa, yari bamurinze gukiranuka, kurinda umuntu kukamurinda na ba mudahushwa. Gitari ahita yirambika hasi, ahita amanuka jiwe. Abonye ko, kandi mwibuke ko yabanje kumutega imitego amushingira umukobwa we. Yego, yabanje kumutega imitego amushingira umukobwa we, ariko atabitewe n'urukundo, avuga ngo nzamushingira Mikali, ariko azamubera umutego. Dawidi yari yaranze ko amushingira Merabu, mukuru wa Mikali, bamushingira undi. Ariko Mikali we yikundira Dawidi ubwe, nubwo inkwano zitari kuboneka, Mikali yumvaga agomba kubana na Dawidi. Ngo Sawuli abimenye ngo arabyishimira, avuga ngo nzamumushingira amubera umutego. Babibwiye Dawidi arabyanga, abwira abasirikare bagenzi arabwira ati ariko mwagize ngo biroroshye kuba umukwe w'umwana, kandi ndi umwana w'isuzugurwa, ndi umwana wo mu rugo rw'abakene, ntabwo byakunda. Baragenda ayo magambo bayabwira Sawuli, baramubwira ngo erega impamvu Dawidi adashaka kuba umukwe wawe, yavuze ko ari umwana uvuka mu bakene, iwabo baraciriritse, ntabwo yaba umukwe w'umwami. Sawuli ahita avuga ngo noneho nimugende mumukonveke, mumubwire ko akwiye kuba umukwe wanjye nta kibazo, inkwano azazihorere, nta feza mutumye, nta zahabu mutumye, nta nka mutumye, ariko mumubwire ngo icyo ashaka, kubera ukuntu Abafilisitiya banzengereje, ndashaka ibinyita 100 bikebwe ku Bafilisitiya. Kombi Sawuli we yari yakoze imibare, aravuga ngo igihe azajya gushaka ibinyita bikebwe ku Bafilisitiya, ndabizi neza n'icumi ntazabibona bataramuca igihanga. Amutega uwo mutego, avuga ati ndabizi azagwayo, amutuma ibinyita 100. Dawidi ngo arabyishimira cyane, aravuga ngo ubwo ari ibinyita byo mu banyamahanga usabye, Imana izabingabiza. Yego, ngo akimara ngo arabyishimira cyane, ahita ajya gushaka ibinyita yari atumwe by'inkwano. Aragenda, Sawuli we arimo aravuga ngo ndabizi aragwayo, ariko ngo Imana ijyana nawe, kandi ijyanye nawe ntiyazana ibinyita 100 gusa, ngo ahubwo azana 200.
biri mu bintu byacanganyikishije Sawuli, biri mu bintu byamutesheje umutwe. Niyo mpamvu uwo munsi yavuze ngo ndamwiyicira, akurura icumu arimuteye, arizibukira kabiri rifata ubusa. Dawidi arambika gitari hasi, aramanuka agiwe ubuzima burakomeza. Bukeye nanone imyuka mibi yongera gufata Sawuli, baramubwira bati ihangane wongere ugaruke, dore umwami amerewe nabi. Dawidi arongera aragaruka ngo aracuranga, ngo mu gihe yari arimo gucuranga nabwo imyuka mibi yomoroka kuri Sawuli. Sawuli yorohewe agiye kubona abona Dawidi niwe uri imbere ye, ntiyita no ku neza yamugiriye, ntiyita no ku neza arimo kumugirira, ngo ahubwo ngo arongera kurura icumu, ariko ari kurura Imana yabimenye. Iramubwira ngo ba maso, ujye uba maso, ujye uba maso, ibyo ukora byose ujye uba maso. Dawidi agiye kubona abona Sawuli yongeye kohereza icumu, ngo yongere kuryohereza, yizibukira kabiri nanone icumu riragenda rishita mu rusika rifata ubusa. Ngo arambika gitari hasi, aramanuka agiwe. Ageze iwe Sawuli ngo arero aravuga ngo n'ubundi namaramaje kumwica, ngamukurikiza abasirikare, arababwira ngo mugende mumurinde kuko ejo azapfa. Abasirikare baramanuka barinda Dawidi, baramurinda, barinda urugo rwe, barinda amarembo, barinda imiryango, barinda ahantu hose. Ariko ndashimira Imana ibana n'abakiranutsi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo hamwe n'ikitugerageza, hamwe n'ikibagerageza, Imana izagica akanzu. Nubwo imiryango bari bayirinze nubwo imiryango bari bayirinze, nubwo amarembo yari arinzwe, nta hantu ho kunyura hahari, ariko Imana isigaza akanzu. Ngo Mikali agiye kureba idirishya, ngo asanga nta musirikare uhahagaze, kandi babaga mu nzu ya etaje. Ngo amucomeke, abwira Dawidi aramubwira ngo nurara ahanga nurindira ko bucya ejo uzapfa, dore ku idirishya nta muntu uhagaze. Kari akanzu Imana yasize. Imana ishimwe cyane. Ku idirishya nta muntu uhagaze, ubwo ntawe uhagaze rero manuka. Ngo amucomeke umugozi. Dawidi nawe nk'umukomando, nka general, byari ibintu byoroshye kumanukira mu mugozi. Ngo amanukira mu mugozi muri rya dirishya, ageze hasi abaragiye. Urwo munsi abararucitse. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Mu yandi magambo, utarebye neza wabona ko nta Mana ibana nawe. Yego, kuko hari abantu bagera mu ngorane barasenze, Imana yarabasezeranyije, Imana yarababwiye ibintu byinshi, bakavuga bati Imana yaradutaye. Ntabwo Imana yagutaye, Imana ibigihari, ikimenyetso cyabyo nuko ibizi kizakora. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi ahungira i Gati adashaka ko hari ubimenya, ahungira i Gati adashaka ko abaturage b'i Gati bamumenya, ndetse n'umwami w'i Gati ko yamumenya, kuko yari yarishe intwari yabo yitwa Goliyati. Mwibuke ko Goliyati yavukaga i Gati. Dawidi rero ahungiye i Gati agenda nk'umuturage usanzwe adashaka ko bamenya ko ari we, ariko ngo amaze kwinjira mu gihugu cy'i Gati abaturage baramumenya, batangira guhererekanya amagambo bati dore Dawidi, bati Dawidi se we, bati wa wundi wo mu gihugu cya Isiraheli, wa mwami wa Isiraheli, bati reka, bati nuriya se. Urumva umuntu uhunze, murumva hari imyambaro myiza se yahunganye? Umuntu uhunze abahunze, abandi bakavuga bati reka yaba ari umwami se akaba asa kuri. Abandi bati oya, uko asa kose ariko ni umwami, burya uko yasaga kose ariko yari umwami. Ijambo ry'ubwami ryari rikiri kuri we. Yego, bati reka ukuntu asa ntabwo ari umwami. Abandi bati oya, ni umwami, ndetse ikimenyetso cyabyo mu gihugu cye bamuteyeho imbyino, baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi we yica inzovu. Baravuga bati ni umwami wa Isiraheli. Rero twebwe tubizi neza, ngo barabyemeza neza, bamaze kubyemeza abaturage bamaze kubyemeza bose, ngo kandi nanone bafata umwanzuro, baravuga ngo twebwe nta bushobozi dufite bwo kwakira umwami, nimuze tujye kubwira umwami akishi aza yakira umwami mugenzi we. Umwami akwiye kwakirwa n'undi mwami. None turakira umwami turi abaturage, turi rubanda, turakira umwami gute? Ngo bamwe muri bo baranyarutse bagiye kubwira umwami akishi ngo naze yakira umwami mugenzi we. Bibiliya yavuze ngo Dawidi amenye ko bagiye kubwira Akishi,
asengera mu mutima, kandi by'umwihariko kuva mu biganza bya bigati ntibyari bigikunze. Icyo Dawidi yabonye ku rupfu rumusatiriye, icya mbere yibutse ko yishe intwari yabo Goliyati. Ni nko kuvuga ngo ibyo nabakoreye barabinyitura. Ako kanya atangiye guhagarika umutima, ya Mana yavuze ngo nzakwigisha, wereke inzira unyura, zakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ubwo biravuze ngo Imana yari yaragambiriye kubana na Dawidi ari mu gihugu cya Isiraheli, ariko yajya n'ahandi ijisho ryayo rikamugumaho. Ubujyanama buva ku Mana, baramubwira ngo kugira ngo uve hano noneho nta kindi biri bugusaba, biragusaba kwisarisha. Abari bagiye kubwira umwami Akishi ngo naze yakira umwami mugenzi we, mu gihe bagiye Dawidi ijwi aryumvishe ahita atangira gukora geste z'ubusazi, ngo atangira kwigorora, kandi ngo akigorora haramba ku bibambasi, ahamagara amazina y'abantu batabigati. Atangira kujya ahamagara ba Manueli, ba Habimana na ba Sayimana. Ayo mazina ntiyabaga igati. Igati habaga amazina agendanye n'ibigirwamana byabo. Dawidi we mu bimeze nk'ubusazi bwe akajya ahamagara ba Manueli aharamba ku bibambasi ngo yisarishije, kandi kubera ko bwari ubujyanama buvuye ku Mana, kubera ko bwari uburyo Imana ishatse kumukirizamo, tuvuge ngo amen. Ngo atangiye gukora geste z'ubusazi, ngo n'inkonda zirahoboba, inkonda ziba ziramanutse, ziba zitangiye gutembera mu bwanwa. Uko zitembera mu bwanwa niko ahamagara ba Manueli, ba Sayimana, mbese arimo arakora ikinyuranyo cy'ibyo bigati bamenyereye. Ngo abantu batangira kwibaza bati none se uyu mugabo ko tureba ashobora kuba ari umusazi? Abandi baravuga bati dere yasaze, kandi dere bagiye kubwira umwami ngo naze yakire umwami mugenzi we. Urumva nabo batangira kugira ibibazo. Umwami ntago yatinze, mu mwanya muto bari bagiye kumubwira, bari bamuzanye rwose bamugejejeho. Ngo bageze mu iteraniro ryaho umwami yibwiraga, cyangwa se bamubwiye Dawidi ari yarenze amaso ku mitwe y'abantu ashaka kwambaye ikamba ry'ubwami aje kwakira, ntamubone. Harababaza ati none se ko mwamamagaye kwakira umwami mwamamagaye kwakira ari he? Kumva ubwo Dawidi we ari hariya arimo araharambe ku bibambasi, ya inkonda zirahoboba, ibimwira ntabwo bisigana n'inkonda. Arimo arahamagara ba Manueli na ba Sayimana amazina atabigati. Abandi nabo batumye ku mwami barimo barareba Dawidi byabaye kuri we, mu gihe umwami abaza ngo umwami mwambwiye kwakira ari he? Nyine baravuga bati nta kundi byagenda, bati yaruriye. Urumva n'imvugo zigomba guhinduka. Yaruriye. Kubera iki bavuze ngo yaruriye? Batumye ku mwami babona ari muzima, none barabona byanze. Ngo umwami Akishi ngo yitaza Dawidi, ngo aramwitegereza neza. Uretse no kubona ko ibisazi byabimufatiyeho, Akishi we ngicyo yabonye ko Dawidi ibisaza bimaranye imyaka myinshi cyane. Ngo ahita avuga ngo none se nuriya mwamamagaye kwakira? Bati nuriye. Bati yaruriye. None se mwarebye mubona y'abasazi kugomba kumamagara ngo nza nakira umusazi? Buriya Bibiliya ntabwo ivuga ibintu byose. Jewe njya mvuga ngo ubuhamya bwuzuye abantu bazabwake bari abagabo bagiye guhamagara umwami. Uramutse ugiye guhamagara umwami ukavuga ngo naza yakira umusazi, uba ukoze ikintu kibi, kandi kibi rwose. Ni nko kuvuga ngo mwami nabonye uri umusazi, uzajya uza bakira abasazi bagenzi bawe. Yego, ibyo bintu rero ntabwo byakugwa neza. Niyo mpamvu narivuze ngo ubuhamya bwuzuye muzabubaze bariya abagabo bagiye guhamagara umwami, kuko Bibiliya yarabuzigamye. Ariko mutekereze ibyababayeho. Umwami yaravuze ngo niko musigaye musuzugura bene aka kageni, mwarebye mubonanye n'abasazi kumamagara ngo nza nakira umusazi. Aravuga ngo mbese ruriya rugabo murabona rwangerera mu rugo, ngo arahindukira arakaye. Ubwo niba arakaye nta kindi kiri bukurikire. Ngo ahindukira arakaye asubira ibwami. Dawidi amusigaho mbese nk'umusazi wasaze kera. Umwami agiye mbona ko bakuje Dawidi aho ngaho imigeri, bakavuga bati genda wagisazi we daruduteje umwami. Dawidi acomotse mu maboko yabo, nibwo yanditse iyi Zaburi ya 34 avuga ijambo rikomeye. Ijambo rya mbere yahereyeho yerekanye ko ari muzima.
yerekana ko nta kibazo afite. Yaravuze ngo nzahimbaza Uwiteka. Haleluya. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yanjye yose. Aravuga ngo Uwiteka niwe nzirata abanyamubabaro bishimye. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nimufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Urumva hari ibisazi bimuri. Nimufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka. Aravuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza, anyiza ubwoba nari mfite bwose, nubwo yari afite akiri hagati y'ingabo za Kishi. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ndabibonye abantu bakurebyeho bavirwa n'umucyo ntibazagira ipfunwe iteka ryose. Haleluya. Ndabifuriza kumurikirwa n'umucyo w'Imana. Ndabifuriza gukiranuka, mugakiranuka abantu babareba, mugakiranuka n'abo batabareba, ku buryo muzaririmba indirimbo ngo abamurebyeho bavirwa n'umucyo bazagira ipfunwe iteka ryose. Aravuga ngo uyu munyamahoro rero atatu Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Ageze ku murongo wa 8 aravuga ngo hari ibintu mbonye Mana, ndabibonye burya marayika w'Uwiteka ajya abambisha amahema yo kugota abantu bamwubaha akabakiza. Imana ishimwe cyane. Wibuka amagambo umwanditsi wa Zaburi yavuze, yaravuze ngo mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Aravuga ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye. Niko Zaburi ya 91 havuze. Twigarukiye muri Zaburi ya 34 umurongo waho wa 9 aravuga ngo nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza, hahirwa abamuhungiraho. Aravuga ngo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abantu bashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakene. Ageze ku murongo wa 12 aho twasomye ahita ko rivuga butumwa ryamutse. Aravuga ngo abana bato mwese imbere y'Imana n'imbere y'ijambo ry'Imana uko turi abana bato, hahirwa n'ababyemera batyo. Imana ishimwe cyane. Bana bato nimuze munyumve ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza, ujye uhuza imirwa rutavuga ikibi, n'iminwa yawe ntikavuga ibyo gukiranirwa. Aravuga ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza. Bwira umuntu mwicaye umubwire ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza. Iyo niyo formire yo kubana n'Imana. Ubwo nibwo buryo bwo gukiranuka, ubwo nibwo buryo bwo kugendana n'Imana, ubwo nibwo buryo bwo gusubizwa n'Imana. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Nuko va mu byaha. Yego. Va mu byaha ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Aravuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo, ngo ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Abanyabyaha uko bazakomera kose, Bibiliya avuga ngo bazatomorwa nk'umuyaga, nk'umurama utomorwa n'umuyaga. Ntuzifuze kurangira gutyo, ariko Bibiliya ikavuga ngo umukiranutsi ni igiti cy'inganzamarumbo, ni umunara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha kugira ngo amareho kwibuka kwabo mu isi. Ariko abakiranutsi bo baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka akiza abafite umutima umenetse, akiza abafite umutima ushenjaguwe. Ageze ku murongo wa 20 niho yavuze ngo ndabibonye burya ibyago n'amakuba by'umukiranutsi naho byaba byinshi, ariko Imana izajya imukiza muri byose. Haleluya. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi naho byaba byinshi, Imana izajya byose. Mwibuke ko na Saduraka na Meshake na Abedenego nk'abakiranutsi n'igihe bari bajyanywe mu muriro, n'igihe bari bamaze kuhagararamo, Imana yarabatabaye. Kugeza ubwo Nebukadineza arahamya, aravuga abwira abagaragu barabwira ngo ese twatayemo bangahe
itanura bati ni batatu, avuga ati ni mucece ko ari batatu, ariko njyewe ndarebamwo abantu, kandi wa kane arasa n'umwana w'Imana. Tuvuge ngo amen, haleluya. Nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi byaba byinshi, Imana izamukiza muri byose. Mwibuke Daniel mu rwobo rw'intare. Yego, Abamedi n'Abaperesi bazi ko rwose bamukatiye byarangiye, ariko burya no mu nzara z'intare ahubwo Imana ihamuha icumbi. Yego, ngo yaraye hagati yazo, mu bwoya bwazo, nta mbeho yagize. Imana ishimwe cyane. Ni Imana itanga ubuzima aho butari ku bakiranutsi. Ni Imana irema ibitari biriho bikabaho, ariko ku bakiranutsi. Yego, uko bizagenda kose genda ukiranuka, Imana izabana nawe. Narivuze ngo uko bizagenda kose genda ukiranuke, Imana izabana nawe. Ngo niza inzara ntiguhagarika umutima, ntigutandukanye n'Imana. Reka nta bya none nta bizaza bikwiye kugutandukanya n'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo birebe nk'ibizarangira. Nukiranuka igihe cyose uri umwanya wo gukiranuka, ibikugose bikwibasi ujye ubireba nk'ibidahari. Yego, hari igihe umuntu, yego, kandi muri uwo mwanya hari n'igihe n'ibyo bitero n'izo ntambara zishobora kuzanwa n'abantu. Nuba mu mwanya wo gukiranuka ujye ubagirira impuhwe, kuko bashobora gupfa bakuzize. Ari we bazize. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga, ubakozeho wese, ukoze ku bakiranutsi wese, abakoze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Biteye ubwoba rero gusomerwa n'amaboko y'Imana. Iyo ije kurwanira umukiranutsi, none se utekereza ko niba hari ibimwibasira bigubwa neza? Oya, we genda ukiranuka, ibindi birekera Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Nari mvuze ngo Imana ibahe umugisha. Ndumva nakongera nkabivuga cyane, nkavuga ngo Imana ibahe umugisha. Kubwo kwakira ijambo ry'Imana, Imana ibahe umugisha. Mugende mukiranuke, abantu babareba n'igihe batabareba. Ntugasambane ngo ntawe ukurora, Imana ibera hose icyarimwe. Ntukibe ngo ntibakureba, Imana ibera hose icyarimwe. Aho shobuja atageze amaso, Imana ibihari. Aho umugabo wawe atageze amaso, Imana muri kumwe. Aho umugore wawe atageze amaso, Imana muri kumwe. Aho abana bawe batageze amaso, burya Imana y'ibihari. Aho ababyeyi bawe batageze amaso, Imana ibihari. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ni Imana ireba agashishi k'umukara mu kiranukire, aho abantu bareba naho batareba, ubundi wicecekere uzamenya ikizakora hanyuma. Dusenga Imana. Byo tutavuze Imana izadufasha tubivuga undi munsi. Murakoze cyane. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubutware, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni amazi amara inyota, ijambo ryawe Mana niryo riduha gukiranuka. Umwanditsi we, umwe muhanuzi Yesaya yavuze amagambo akomeye, abwira abantu bose natwe turimo, aravuga ngo tuzakomezwa no gukiranuka, kandi ibintu by'agahato bizatuba kure. Uwiteka we, turagusabye muri uyu mugoroba, shyira gukiranuka mu mitima yacu. Ababyeyi ubahe gukiranuka, abagabo uduhe gukiranuka, abasore ubahe gukiranuka, abakobwa ubahe gukiranuka. Duciye bugufi muri uyu mwanya, turagusabye uduhe gukiranuka. Uwibaga ntakongera kwiba, uwasambanaga ntakongera gusambana, uwanganaga areka urwango, uwari ufite ubugome bureke. Mu izina rya Yesu Kristo, nirukanye imbaraga z'umwijima, nirukanye imbaraga z'abadayimoni byatwazaga abantu igitugu, byose nibikurweho. Abadayimoni bashuka abantu bakaboshya gukora ibyaha, abadayimoni n'abacyashe ndabirukanye mu izina rya Yesu. Nibatabwe mu nyanja y'akumuro n'amazuko.
twebweho twakiriye gukiranuka mu mitima yacu, uduhe gukiranuka aho abantu bareba, uduhe gukiranuka n'aho batareba, uduhe gukiranuka mu maso yawe Uwiteka we. Mwanditsi yabivuze neza, ijambo ryawe rirambwira ngo niwe gukiranuka kwacu guturukaho. Ushyire gukiranuka mu mutima w'umuntu wese, kandi uduhe kugendera mu gukiranuka kwawe. Kandi isezerano uduhaye ni iry'uko nidukiranuka nubwo ibyago n'amakuba byaba byinshi, ariko uzajya udutabara muri byose. Turagushimiye Mwami. Umugisha aba babyeyi bumvisha ijambo ryawe, umugisha aba bagabo bumvisha ijambo ryawe, umugisha abasore n'abakobwa bumvisha ijambo ryawe, abari kure ndetse na hafi bose nibafashwe n'ijambo ryawe kandi bahindurwe n'ijambo ryawe. Ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Uduhe gukomezwa no gukiranuka, kuko wavuze ngo nidukiranuka agahato kazatuba kure, kandi n'abana bacu bazigishwa n'Uwiteka, ndetse uravuga ngo bazagira amahoro menshi. Ushyire gukiranuka muri tema. Uvuga ijambo rikomeye, uravuga umenya ko hari ibijya biterana bigateranira kugira ngo bigire nawe umukiranutsi, ariko uvuga ijambo rikomeye, uravuga ngo hari bazaterana ariko ntabwo ari wowe uzabateranije. Uravuga ngo uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize, azagwa ari twebwe azize. Nituwo mwanya wo gukiranuka, niyo mpamvu duciye bugufiya. Turagusabye cyane uyu mugoroba, ushyire gukiranuka muri twe, twuzuze Umwuka Wera, twuzuze ijambo ryawe, kandi duhindurwe n'ijambo ryawe. Ntabwo ari ukuryumva gusa, ahubwo ijambo ritanga ubuzima, ijambo ritanga imbaraga, ijambo ritanga icyerekezo. Umuntu wese akiranuke aho abantu bamureba naho batamureba. Nuko turangije byose, uzaduha iherezo ryiza, kandi tukiri mu isi uduhe kukubaha no kukubahisha. Tugukomeye amashyi tugushimira ko ubikoze. Cyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.